sheni y'aba bantu dukunda gusa neza, dukunda gutunga imisatsi myiza, cyangwa se dukunda gukurikirana utuntu n'utundi video zigiye zitandukanye zo kwita ku ruhu rwacu ndetse no ku misatsi yacu. So uyu munsi rero naje mu kubabwira ku mavuta, ariko hari abenshi basanzwe bayazi cyangwa se akaba ari n'ubwa mbere uyabonye, cyangwa se wowe ukaba wari uyazi utazi se ngo akora gute, cyangwa se ese afite ibihe byangombwa byayo byuzuye, cyangwa se ahera kuki akageza kuki. So uyu munsi rero nibyo ngiye kukwereka. So bari uyu munsi ngiye kuvuga ku mavuta ya mukorogo ku mavuta atukuza, amavuta nkunda kwita mukesha, abantu bakunda kwita, nkunda kubahamagara ba mukesha imana cyangwa se mukesha, ukeneye ka mukesha. So rero nubwo wenda ndabizi akenshi yuko ni amavuta adakunda kuboneka mu mashopu bitewe n'uko bayamagana, ariko nubwo bayamagana abantu barayisiga, bidanakuye uko umuntu agomba no kuyavugaho. Ukeneye kuyisiga ukamenya ngo ndahera kuki ngeze kuki, ese akora gute, se ibyiza byayo ni ibihe, ibibi byayo ni ibihe. So n'abatindiye aya mavuta bayita pawpaw. Ni amavuta meza abantu bakunda kwisiga ari benshi. I know abantu mpereza ayo mavuta ni benshi cyane. Ayo mavuta bayita pawpaw. Ngaya n'andi ngaya n'andi, urabona yuko ari amavuta menshi. Ngaya urabona, ushobora kuba utari uyazi yuko agira ibi bintu byose aribyo ngiye kukubwiraho iyi pawpaw. So rero iyi pawpaw ni amavuta atukuza, akaguhindura inzobe pe, ukaba umwakaka, mbese nyine ku bintu wifuza. So ahera kuri losiyo. Ari abantu bayita losiyo cyangwa se lotion bitewe n'ururimi runaka waba warayamenyemo, cyangwa se ngo icupa rinini, sometime mu kinyarwanda niko baryita. So iyi niyo losiyo, ikaba ifite n'iyi creme y'umubiri. Iyi ni losiyo for body, n'iyi ni creme for body. Aya mavuta rero iyo uyaguze, abenshi bakunda kuba bazi aya ngaya. Iyo niyo creme y'umubiri abasha kubahindura umubiri, ariko nanga akaba ariyo mavuta mwenyewe y'umubiri. Mu gihe uri gukoresha rero iyi creme, uri gukoresha iyi pawpaw, ushobora gufata aya n'aya ukayacanganyiriza mu mavuta, ukayacanganyiriza nko mu icupa rimwe, ugafata hafi y'aya, ugafata na hafi y'aya. Ni byiza cyane kuba wakoresha full set yayo yose, ntukoreshe creme. Ariko abantu benshi cyane cyane ku bantu bari mu Rwanda bazi ko ari creme yonyine, abenshi ntabwo bazi aya ngaya. So rero mu gihe uyakeneye ushobora gukoresha creme, ugakoresha n'iyi lotion, ukayacanganya ugakoresha igice. So ayandi ni glycerine. Ngiyi ndere ko kaba kangana, glycerine na ka pawpaw nuko kaba kangana. Ikindi tibe ya pawpaw, dore ni iyi ngiyi. Ushobora kuba utari uyizi nayo, dore ngiyi tibe ya pawpaw nayo niba wayibonye bwa mbere ushobora kuyikoresha ukayivanga mu mavuta, cyangwa se ukajya uyigenera ku mubiri ukwayo uko wayisiga. So hakabaho na booster. Hari abantu benshi batazizi, izi ni vitamini cyangwa se serum zayo za pawpaw. Ni izi ngizi, wazigura ukazicanganyamo nazo ukamera neza, ukaba inzobe isa neza cyane, akabana inzobe ifite amabarabara ayagufasha kuba yakuraho ibibarabara cyangwa se ibintu byatuma umubiri wawe uhindana, kuko ukoresha amavuta arimo hydroquinone, samutari muba witegura ingaruka mbi cyangwa se n'inziza, namwe urabizi. So ikindi gikurikiraho agakireme ko mu maso. So nubwo wakisiga amavuta, ariko ugomba kugira creme ko mu maso igihe amavuta yakugarutse, cyangwa se ubona ko hari impinduka ziri gushaka kuza mu maso, ibiheri, cyangwa se uri gushaka kujya gusa nabi, wakoresha aka gakireme nako mu maso ukajya ukisiga. Dore nuko kaba kangana, karifsir
dore ni ukukakangana ukajya ukakoresha mu gitondo ugiye kuryama, akaba aribwo ukisiga neza, ngo mu gitondo ukagakoresha nijoro ugiye kuryama, akaba aribwo ukisiga, ufata dukeya mu ntoki, akaba aribwo ukozamo ukisiga mu maso, ukagira mu maso hari gusa neza. So rero papa mu gihe koresha seti yose kugira ngo use neza ku ruhu ndetse n'ahandi hose. So dore n'indi isabune yayo, dore n'iyi soap ya papa, ushobora kutaruyizi cyangwa se uyizi, ariko iyi niyo original ya papa. Wayikoresha uri koga mu maso mu gitondo cyangwa se nimugoroba ugiye kuryama, ukajya uyoga mu maso, bigufasha gucya neza ko ku ruhu. So rero hari abantu benshi wenda ushobora kugira ingaruka zo kuri aya mavuta. Ikintu nakugiramo inama, buriya niba wafunguye nk'ibi byose, shaka nka glycerine ya naturel umenemo, kugira ngo ntuze gupika cyane cyangwa se ngo usange uzanye utuntu tw'umudomodomo ku ruhu, cyangwa se uzanye utuntu tw'amabarabara ku ruhu, cyangwa se uzanye n'amabirubori agaterwa n'aya mavuta. Kubera kuba wakoresheje bino bintu byose wenda biba bifite imbaraga, hari igihe uruhu rwawe rutabasha kubiresisita neza cyangwa se ngo rubyakire, ugasanga uruhu rwawe sometime rurahindutse. Ariko bibaye ngombwa nuko wagira wajya ucangiramo nka glycerine ya naturel. Hari za Vaseline, hakaba na Johnson, sinzi n'izindi glycerine nziza ziri naturel za papaya, wayicangiramo kugira ngo ugabanye ubukana bwinshi buri buze ku ruhu, uri buze kwisiga nyine bitewe n'uruhu rwawe uko rungana. Ariko uzi uruhu rwawe uko rumeze, rutajya rugira izo effect cyangwa se izo ngaruka, itsoke nta kibazo wayakoresha uko ari. Ariko uzi ko uruhu rwawe sometimes ushaka kugiraho ingaruka, ugomba kugira ubwoba uyikoresha amavuta ya hydroquinone, ugomba kugira ubwoba, wacangiramo izo glycerine, wacangiramo iyo glycerine kugira ngo uruhu rwawe rumeze neza. So rero ndabashoboje abantu dukoresha kamukesha. Ubwo rero gana papa niba ukeneye gusa neza, ugacya, ukaba inzobe, ugatandukana n'igikara, gana mukesha cyangwa se gana papa. Amavuta kugire neza, aguhindure neza. Aya mavuta aboneka hariho hose, ahantu hose hagiye hatandukanye. So rero mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeza gukurikirana video kandi nayangaya mu kubona inyuma, sayabwiraho kuri video itaha, nyabereke yose uko abameze. So rero ndabakunda cyane, niteguye kujya mbagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye muzajya mukenera. Mwe mujye mubana nanjye, ukande subscribe, like, comment and share kugira ngo tubashe kubana turi umuryango mugari. So murakoze cyane, koze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane.